nk'abayobozi kugira ngo badufashe kubwira abo bafatabuguzi, abaturage muhagarariye, abaturage mubana nabo umunsi ku wundi, mubatubwirira uburenganzira bwabo. Umufatabuguzi rero arengerwa kubera ko niwe nkingi y'iterambere. Kugira ngo ibyo byose bikore nuko twebwe turiho, kugira ngo bacuruze nuko duhari nyine tubigura, tudahari ntabwo babikoresha. Niyo mpamvu. Indi mpamvu ni uko umufatabuguzi niwe ufite ubumenyi buke cyane imbere y'umuha serivisi. Mu by'ukuri tubareberera bose, ariko imbaraga nkeya z'umufatabuguzi zituma tumurengera cyane, ndetse tugashyiraho amabwiriza n'amategeko kuri ziriya serivisi nyine nabaje kuvuga tugenzura, tubashyiraho amabwiriza. Ntawe ukora adafite ibyangombwa muri abo ngabo. Tubabwira uburyo bagomba gukorera mu gihugu, babigenza bati, bitwara gute, bisaba iki kugira ngo ukore ibyo bintu. Niyo mpamvu twifuje ko twaganira namwe nk'abayobozi babo, nk'abahura nabo buri munsi, kugira ngo mubatumenyeshereze ko bafite uburenganzira kandi ari abantu bakomeye mu iterambere ry'igihugu, bakwiye kurengerwa ndetse no gufatwa neza. Umufatabuguzi afite uburenganzira bwo guhabwa amakuru, afite uburenganzira bwo guhabwa serivisi yizewe, guhabwa amakuru. Ndamutse mfashe nk'urugero rw'ikintu cyoroshye, ngiye nko kugura iyi mashini ahantu bayigurisha, uretse ko gusa ngewe nzi ko hari ahantu ngomba gukanda nkamenya ko yaka, cyangwa se nzi n'uburyo ngomba kuyikoresha kuko nabyiza, ariko mfite uburenganzira bwo guhabwa amakuru kuri iyi mashini, ese ni nshyashya cyangwa ni second hand. Ni uburenganzira bwanjye ko bambwira, bakananyereka niba chargeur bampaye ari iyayo, bakanyereka bimwe mu bintu by'ibanze bishobora kunyereka ko iyi mashini ari nzima. Ni uburenganzira bwanjye gutoranya. Ikindi nakunze nuko muvuga uburenganzira bw'umuguzi. Umuguzi wundi ni abaturage bacu tuyobora. Rura akazi inshingano zayo turazizi kandi ziranasobanutse. Ni byiza rero iyo mwaje gutya tukaganira, hari byinshi twungukiramo. Nashimaga nyine iyi session yabayeho, kandi nibaze ko haribwo n'umusaruro.